abanyarwandakazi ndabashuhuje bifuriza ibihe byiza muri iki gihe gitoya ngiye kubasangiza ibitekerezo byanjye. Iyi video rero ndayikoze kugira ngo nkore ikintu kimeze nka reaction ku biganiro bimwe nka bibiri maze iminsi mbona, kugira ngo kandi nkomeze ngorere umucyo ku bijyanye n'ishyaka Ishema ry'u Rwanda, no kugira ngo tumenyane nk'umunyapolitike witegura kuyobora abanyarwanda, ufite imivi n'imigambi ashaka kugeza ku banyarwanda. Muri uku kuganira mfite ingingo eshatu nifuza ko tuganiraho. Icya mbere banyuremo muri make urugendo rwanjye rwa politike nagiye kure. Icya kabiri naganira kuri titre y'iki kiganiro ariyo nise intwarane za Padiri Nahimana muri politike ya Rukonyuzi. Twaganira kucyo ngewe mbona nka politike ya Rukonyuzi ya muri opposition. Hanyuma tukaba twaganira no ku kintu kuri ubu ngubu twaganira ku kintu cyo twakwita ngo projet de société y'ishyaka ni iki. Mu nkundi rero twatangira. Mu mazina yanjye nitwa Nadine Claire Kasinge. Navuze ko impuwe ya mbere ari ukuganira kuri politike yanjye, ku rugendo rwa politike rwanjye. Mu by'ukuri urugendo rwa politike rwanjye rutangira nkiri mutoya, afite imyaka 16, maze amezi 7 hari mvuye mu nkambi ya Kibumba, ubwo hari mu 1996. Ubwo nari mvuye mu nkambi nk'umwana w'imfubyi, nakirwa na bamwe mu muryango wanjye bari mu gihugu cy'Ubutaliyani, ari nabo baje kunshaka mu nkambi. Nk'umuntu wari umeze nka derasine, ko nabyita mu Gifaransa niko babyita, umuntu wari utakigira aho akomoka cyangwa wari wenyine, umwana w'imfubyi uri kumbi. Abari bamfite mu maboko babo basanze ko nari nkeneye kwiyintegra muri societe nari ngiyemo. Mu kubikora rero nibwo banyandikishije mu muryango w'abaskuti. Abaskuti b'Abataliyani, umuryango w'abaskuti b'Abataliyani b'Abakatolika. Ubwo banyandikishijemo maze nk'amezi 7 ngeze mu Butaliyani, ntangiye kumva ururimi. Aho rero niho navuga ko muri make urugendo rwanjye rwa politike rwatangiye, ariko rwatangiye ntabizi. Nkuko mubizi abaskuti cyangwa abaskuti katolike ni nk'imvange hagati y'iyobokamana, akantu kameze nka education civique, aho bigisha abantu gukunda igihugu no kugikorera, n'ikindi binyuze mu bintu bitandukanye, ari byo bya kuba kumenya ibibera aho uri no kubigiramo uruhare kugira ngo bigende neza. Murabizi ko intero y'abaskuti ni ugusiga isi isa neza kurusha, imeze neza kurusha uko wayisanze. Ni muri urwo rwego rero usanga abaskuti kenshi bakunze gukora muri societe, gukora ibikorwa muri societe. Ni muri iyo ntero yo kugira ngo basige isi neza uko bayisanze. N'urugendo nagize namazemo imyaka 20, mu myaka 10, kuva mfite imyaka 15 kugeza mfite imyaka 26, aho navuye kuba umwe mu barerwaga njya mu umwe mu bareraga. Hanyuma bitewe no gukura no kumuntu yavaga aho yari aragiye muri secondaire, muri internat no muri universite, byabaye ngombwa ko mva aho narindi nkajya kunkimukira mu mujyi rwagati. Ariko nakomezanyije nabo twari kumwe, mu bamwe nabo bari barimutse kubera impamvu nk'izo. Dukomeza muri gahunda yacu yo gusiga isi neza uko twayisanze, dukora ibikorwa binyuranye bimwe muri societe. Bamwe muri bo bakaba biyimplika muri politike akenshi na kenshi, kubera ko nimugoroba cyangwa nyuma y'amasomo nabaga nta kindi kindi bukore, nabaga nagiye kubafasha mu urwo rugendo rwabo rwa politike. Nkaba rero nara participe mu ishingwa ry'ishyaka rya
rya Democrate ry'Abataliyani, Parti Démocratique, ryavuye mu mahuriro y'amashyaka abiri ya kera yihuje agashingira iryo shyaka mu izina rishyashya rya Parti Démocratique. Icyo gihe nkaba naribayemo nk'umubenevora ntanga igihe cyanjye, ariko ngakurikirana kubera ko bari muri icyo gikorwa, bari bamwe mu bo twabanye twakuranye, navuga wa muryango ya famiye nahawe, navuga n'Imana cyangwa se nahawe n'abari aho ngaho, nabo bumvaga aho bagiye hose batansiga inyuma, nanjye nkumva ntatandukana nabo, kuko nicyo cyari cyarasimbuye ibyo narasize inyuma, ari byo umuryango wanjye wari waritabye warishwe na FPR Inkotanyi itariki 8 z'ukwa 4 1994, igasiga nkaba narasize inyuma abavandimwe n'inshuti yose mu gihugu cyo nabanaga nabo, nakoranye nabo mu nkambi cyangwa mu gihugu cyo mu Rwanda, cyangwa nabo narihinzi bose ntabwo bakiri hafi aho ngaho. Abo rero nibo bari barahindutse nk'aho nibo bahindutse umuryango wanjye, n'ubu turacyari umuryango. Nakomeje nabo mu bijyanye na politike, nkabafasha, ariko kuri njyewe numva ari nko gutanga umusanzu nk'umuskuti gusa, bitarimo ikintu kirimo patriotisme nyinshi cyane, kuko nubwo bwose wowe uri mu gihugu cyakwakiriye cyakwadopse, ariko usigara uri umunyarwanda. Byaje kugira aho dukura nk'abana, twari turi nk'urubyiruko, twari turi abenshi bashinga ingo, barimariya, barabyara, etc. Nanjye icyo gihe cyanjye cyarageze, nshinga urugo, ndanabyara, ariko bimviramo no guhindura igihugu. Nibwo nimukiye mu gihugu cya Canada. Mu kugira mu gihugu cya Canada nanone ubwo nabaye derasine bwa kabiri, prisme, ariko nabaye nk'ugaruka muri miliye ya Kinyarwanda y'Abanyarwanda, ko nabaye entouré n'abantu na communauté y'Abanyarwanda yo muri Canada. Icyo gihe nibwo natangiye narindi kure physiquement nabo twakuranye, ariko nubwo bwose bari kure twakomeza kugirana navuga contact. Hanyuma nibwo natangiye kujya niyenteresa ku bijyanye n'ibyo mu Rwanda na politiki yo mu Rwanda. Icyo gihe hari muri 2010 na 11 12, ari cyo gihe cy'amatora, icyo gihe cy'abamwe bafungwa abandi bahunga, ba Ingabire, ba Kayumba Nyamwasa n'ibindi ibintu byabaga mu Rwanda. Kimwe mu kintu cyantangaje rero cyabaye kuba umuntu yarafungiwe kubera ko yavuze ko hari n'abahutu bapfuye. Ndavuga ngo ibi ni ibintu ntabwo bishoboka, kakandi kubuskuti kanzamo karavuga ati byanze bikunze ibi bintu tugomba kubihindura, nitwe bireba abo nk'ababibayemo, nk'ababizi, nk'abo byagizeho ingaruka, tugomba gusiga isi isa neza kurusha uko twayisanze. Nuko ntangira gufata kwiyigisha, niko navuga. Murumva njye navuye mu nkambi mu 1995, mbere y'uko inkambi zisenywa. Byinshi mu byabaye nyuma sinari mbizi, nagiye niye forma, nkarisoma ibitabo, nkareba amavideo, kigeza YouTube, social media zari zatangiye kuza, umuntu akamenya ibyabaye mu gihugu cye, nkamenya ibyari byo nyine agahoma munwa, kandi nkumva ako karengane katugiriwe twebwe nk'abahutu cyangwa se nk'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu cyane cyane. Simvuze ko n'abandi batagizweho akarengane, ariko nkatwe ako karengane kakomeje kwirengagizwa cyane, ariko kubera ko akarengane kirengagizwa, ibyo nabyo noneho bikagira ingaruka zikomeye ku miyoborere y'igihugu cyacu. Ubwo rero niho numvaga ndi gushakisha uburyo nanjye natanga umusanzu mu bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cyacu n'impinduka nziza mu muryango nyarwanda. Muri icyo gihe ndi gushakisha, nshakisha kumenya ibyabaye, kumenya ko mu Banyarwanda bifashe. Natangiye kujya nsoma ibinyamakuru muri internet, harakabaho social media nibwo yari kiza. Hari mu byo natangiye kujya nsoma, harimo umuhanuzi. Hanyuma nza kugwa ku itangazo ryaho Padiri Nahimana yavuga ati yifuza gushinga ishyaka. Numva kantu kanjemo ko nk'umuntu
umuyoboke w'ishyaka uri active mu bihugu binyuranye, nzi ukuntu ibintu bikora, waraye amajoro ntegereje ibiva mu matora runaka, wabaye mu majoro ndi kumva nyuma yo gukora imibare no gukora shimi no gukora ibindi, ukihutira kujya kumva deba za politike, aho abapolitisiye nyine baransana amagambo ukwiyamamaza, waraye amajoro ndi kudisibwa udupapiye twamamaza abantu, ndi mpagaze ku marembo ntegereje ko abantu baza gutora. Ibintu nk'ibyo ngibyo kuri njye byari nko gutanga umuganda muri societe nabagamo, muri ya ntego yacu y'iskuti yo kugira ngo dukorere societe yacu, twitangire societe yacu kugira ngo izabe nziza kurusha twe twayisanze. Nuko numva kanyuzemo, si tunabonaga n'ibiri kwera mu Rwanda, ibintu by'amatora bimeze nabi cyane, usanga harimo kwihimuramo no igitugu gikabije, harimo kubwirasi n'akarengane gateye ubwoba. Aho ndavuga aho bamwe bafungwaga bazira kuvuga ukuri mu by'ukuri, abandi bagahohoterwa bikabaviramo gufungwa etc. Ubwo rero nibwo Padiri Nahimana yaransaga igitekerezo cy'uko abantu basinga ishyaka. Ndavuga ibintu birenteresa, reka mpera ahangaha nzamenye uko ibintu bizamuka, kandi nibizanazamuka nzabene nabigizemo uruhare rukomeye. Nuko dusinga ishyaka Ishema ry'u Rwanda tariki ya 28 Mutarama mu 2013, nibwo twarishinje turi kumwe n'abantu batandukanye. Nibwo ko nafashe urugendo nkongera ngafata indege nkambuka nyanja Atlantika, tukajya i Paris, tukamara iminsi irenga 4 dutekereza, twandika, tweshanja ibitekerezo, hanyuma kera kabaye tugatangariza abanyarwanda ko havutse ikintu cyitwa ishyaka Ishema ry'u Rwanda. Ibyakurikiyeho ni birebire, tuzajya tugera igihe cyo kubivuganamo uko byagiye bigenda, ariko ishyaka Ishema ry'u Rwanda riracyahari, rimaze kwizihiza imyaka 10 mu mwaka, turi mu mwaka 10 waryo. Hari twashimira n'abahabaye kugira ngo twizihize uwo mwaka n'urugendo twakoze mu kurwizihiza. Nkaba rero naragize amahirwe yo kuba narahundagajweho amajwi yo kuba umuyobozi wayo ndetse no kuyihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu 2024. Nkaba rero ntateze kubatenguha, kuko intego ni yayindi, no gusiga isi nziza kurusha uko twayisanze cyangwa kurusha uko twayikuriyemo. Iyo rero akaba ariyo yari ingingo ya kabiri ya mbere. Nkaba ngiye ku ngingo ya kabiri rero, hari nayo ingingo nyamukuru y'iki kiganiro turi kuvuga, nifuza ko tugirana. Ndavuga nti intwarane za padiri muri politiki ya Rukonyuzi. Cyambere Rukonyuzi ni iki? Sinzi niba wenda muhugukiye n'iby'umupira w'amaguru. Ngiye nyiri umwana nafite musaza wanjye umwe, Imana imwirukije ashira, akaba yarakundaga umupira cyane w'amaguru, akaba yarakinaga igihe cyose. Kenshi na kenshi nabaga muherekeje, cyangwa se twabaga turi kumwe tuvuye ku ishuri cyangwa se tuvuye muri gatigisimu, agahagarara agakina umupira, ubwo njye nanjye nkaba ndi ku mukingo mutegereje, yarangiza tugataha. Iryo jambo Rukonyuzi rero niho riva. Najyaga ndyumva Rukonyuzi, ariko Rukonyuzi mu by'ukuri ni umuntu uri mu mukino, hanyuma wenda kubera ko atari umuhanga cyangwa ananiwe cyangwa kubera impamvu runaka, bitamukundiye kugira ngo akoze akaguru ke ku mupira, hanyuma nawe awujyane mu izamu atsinde, kubera ko wenda abandi bari bamurusha kumucenga cyangwa bamurusha uburyo bwo kudriblinga, ni gucenga, ariko ndibaza sinzi. Nakuriye no mu Bataliyani, umupira w'amaguru hariya ni ibiryo, ni oxygene, tubihumeka kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Utabishaka wabishaka, umupira w'amaguru ugomba kubana nawo pe. Nuko uwo Rukonyuzi rero igihe bonye adashobora kugeza akaguru ku mupira, icyo akora n'ukintu gutangira gutera imigeri ku mirindi y'abakinnyi kugira ngo bavunike, we abe yageze ikirenge ku mupira, ajye gutsinda mu rundi ruhande, cyangwa se kugira ngo wenda batanatera abo ba Rukonyuzi bari hafi y'izamu wenda rye bataba bakwinjiza igitego. Urumva Rukonyuzi ntago, ikintu cya Rukonyuzi ntago kiri mu kujyana kunyura inyugu, kwica amategeko y'umupira kugira ngo ugere ku nshingano zawe, kubera ko
uswate umuswa mu mupira cyangwa bahari bakurusha ubuhanga cyangwa urananiwe cyangwa se urimo gushaka kugira ngo utsinde vuba vuba kandi udakurikije amategeko. Niyo mpamvu nyine mu mupira habaho ikarita y'umutuku, ikarita y'umuhondo. Icy'umuhondo waza kuguha umuhondo akaguha warning avuga ati niwongera birakugara nabi wakwigiza kira bagusohora sino wamaramo abantu. Kandi uwo ntabwo wabukiri umukino waba wabaye ikindi kintu. Rero ngiye nkabona impamvu intwarane za Padiri Nahimana ziri muri politiki ya Rukonyuzi nuko manditse kumva ikiganiro bakoze ku Ishema ry'u Rwanda bavuga ngo Ishema ry'u Rwanda ryahinduye umuyobozi bakiha kujya muri profo y'amategeko y'isheka Ishema ry'u Rwanda y'ibiki y'inama yabaye, kandi mu by'ukuri muri abo bantu nta n'umwe wabaye mu Ishema ry'u Rwanda, nta n'umwe uzi amategeko y'isheka Ishema ry'u Rwanda, nta n'ubwo bari muri iyo nama bavuga ko yabaye. Mu by'ukuri inama yabaye mu bundi buryo, ntabwo uko babivugaga byari ibintu bihimbye biri aho ngaho mu buryo nyine bwo gushaka gukingira ikibaba umuyobozi wa Grex, cyangwa gukina umukino nyine w'umuyobozi wa Grex ko ngewe mbona nkaho wari Rukonyuzi ku mpamvu zikurikira. Kuko inama abari baje muri iyo nama ni abantu basohokanye na Padiri baherwaga mu nama y'Ishema hashize imyaka 2. Iyo ibwa nyuma akaba barasohokanye na Padiri muri iyo nama, nawe bakaba batarageze bagaruka, bakaba baragarutse muri iyo nama nyine nyuma yuko Ishema ritanze ryatangazo rivuga ko we nk'umukandida w'Ishema atari Nahimana ahubwo ari ngewe, kandi ko Padiri Nahimana atakiri umutarifana. Padiri Nahimana nk'umuntu wamaze kubwira abanyarwanda bose ko we iby'amashyaka nta kigenda, ko nta mashyaka, ko kiza ari Grex, ko nta huriye n'amashyaka, kandi ko Ishema yarivuyemo Nairobi ubwo ni mu 2017 hashize imyaka igera kuri 7 niba ntibeshye. Hanyuma rero akohereza abantu be bakaza mu nama tukabasobanurira ibyo twakoze, bakabamo bavuga ko bameze nk'abari convince bacecetse nta kintu bavuze, noneho bagasubira inyuma bagakora imikino mu by'ukuri itampaye agaciro idafite ishingiye. Ntabwo nyumba kumi agenda byuka mu gitondo agavanaho guverinoma na perezida wari uriho agashinga iyo guverinoma ngo we yahiritse guverinoma. Ibyo ntibikunda, ntibishoboka. Ikindi ukibaza uti se ko uwo muntu yavuze ko atazava atakiri mu mashyaka, bigenze bite kugira ngo ishyaka ribe ryamwamamaza? Urumva harimo ikibazo cyane se birumvikana ko ari we wari uri inyuma y'ibyo bintu, ariko ukibaza impamvu we yavuze ko amashyaka nta kigenda ariko akaba ari gutanguranwa kujya gusenya ishyaka Ishema ry'u Rwanda akoresheje mu by'ukuri tactique ziciriritse cyane. Aho rero akaba ariko numva navuga Rukonyuzi. Ni Rukonyuzi kandi kuko nabyutse numva izo navuga abo badamu be baserereza cyane abanyapolitiki bo mu zindi mwanya mashyirahamwe ya opposition, ukibaza mu buryo ariko ubu kritika abandi ntabwo ari ikibazo ngenda bikunda, ariko iyo kritika abandi mu buryo buri maronete ni ukuvuga ngo urabakirita uwo mwabatumiye mukabasobanuza ibyo bavuze bakaba babivugaho, ariko mu ikindi ntabwo ushaka, niba udashoboye kubatumira ntushobora kubavugira ibyo batavuze, cyangwa se gusebasebanya. Ni politiki, ariko ni politiki iciriritse cyane. Nabwira izo ntwarane ko zakwitonda mu byo ziri gukora, kuko ubundi politiki nyayo ni politiki iteganya politiki y'inyungu z'abanyagihugu, politiki y'inyungu rusange. Ni politiki yenda bakunze kwita ngo n'ibyavuyemo byandi bavuga ngo abanyapolitike bagira ururimi rw'igiti, la langue de bois. No kuvuga ngo ni ururimi ruvuga ibintu bikomeye, ibintu birimo bitumvikana neza, bagerageza gukoresha langage iri navuga amagambo mu migani cyangwa kugira ngo hato na hato badakonyera wa muntu, kandi wenda mu myaka iri imbere cyangwa mu minsi iri imbere uwo muntu bashobora kuzamukenyera kugira ngo babe bagera kuri gahunda zabo
mu bintu bimwe na bimwe, kuko muri politike nyine ibintu birahinduka, abantu barakenerana n'iki. Kuba ari ukonyozi rero ukifata ku gahanga ni ibintu byabaswa nyine bya rukonyozi, kubera ko udateganya ko ibintu bihinduka, cyangwa se iyo ibintu bihindutse bituma wivuguruza mu byo wavuze, ukagaragara nk'umuntu utari seriye mu banyapolitike. Ntabwo bivuga ko politike ari ukuba indyarya. Politike ni inyungu rusange, kandi iyo uvuze inyungu rusange uba uvuze inyungu z'abantu bose, hari abo ukunda n'abo udakunda, hari abo mu byumva kimwe n'abo mu byumva kimwe, aba ari inyungu rusange. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ushobora gukenera abantu bose bari enkiri muri izo nyungu rusange bose, ariko uko baba bakabaye niyo baba ari baruharwa ushobora kubakenera. Rero kwifata ku gahanga ukakonyagura abantu bose kugira ngo ugere imbere, numva ko ari politiki iciriritse, cyane cyane ukoresheje za example ziri marionette. Aho ndavuga ku bijyanye no kwibasira ibyavuzwe n'abanyapolitike nka Muhoza Victoire, cyangwa se Ineza, cyangwa se abandi bose natwe turimo. Ushobora kuba utumvikana nabo muri opposition, ariko mu bihe turimo ntabwo bakunze kuvuga ngo mwere gushwana, ngo mwere kugira gute, ariko hari igihe aba ari ngombwa kugira ngo abantu bavugishe ukuri, bavuga ibintu uko babibona, kandi cyangwa se basubize abandi barimo barakoresha uriganya mu kuvuga ibintu, mu gukora ibintu. Muri urwo rwego rero numva ko habayeho ibintu bya rukonyozi byo kwibasira abandi, babavugira ibyo batababwiye, nko kwibasira ishyaka Ishema barivuga amategeko yabo batanayazi, bavuga ibyabaye mu nama atari byo byabaye mu nama, gusa ari ukugira ngo bakwirakwize ibihuha, bakwirakwize bashyira isura mbi ku bayobozi, kandi bakoresha ibintu bibeshye vraiment. Kuko uko inama yagenze mu ishyaka Ishema twabishyize kuri site yacu, abashaka babibona uko raporo y'iyo nama yagenze babibona. Ariko ibyo bintu byo kuba barukonyozi rwose ndabasabye mubivemo, mukore politike yanyu, mubwire abantu projet de société yabo. Niba mutabishoboye ubwo natwe tuzatubasubiza, nta kibazo, nta kibazo biduteye. Kwibasira projet de société z'abandi mutabatumiye ngo baze babisobanure, bavuge ko iyo société yabo, uko projet ya société yabo mukayifata uko mushatse, mukirwa muserereza abantu, ibyo ntabwo ari byiza. Aho ndavugaho batangiye kuvuga ngo abantu ngo bashaka ngo amnesty ngo ibiki n'ibiki. Politike yanyu ndayizi, ni politike yo gufatirana abantu bababaye, ariko ntimutange gusubiza ikibazo cy'abababaye cyangwa kwifatira abantu bababaye. Ariko mu by'ukuri ntago muba muri gukemura ibibazo nyabagendwa nyamukuru by'abanyarwanda. Ibyo ngibyo ngewe ndabivuga nanjye nk'umupolitisi uri kubasubiza, ntabwo bivuze ko ndi kubakorera politike cyangwa shaka ko mukora iyi politike yanjye, ariko kubera ko muba mwatwibasiye natwe ntimudutumire ngo twivugire, cyangwa tukore dialogue, tudebate, niko nabivuga, mukakora politike yo kudusebya, natwe tuzatubasubiza. Mumenye ko ubu ngubu natwe tugiye kubahagurukira rero. Mujye mwirwa muduharabika, ariko mumenye ko natwe tuzatuba kuko nimwe mwabihisemo. Ntabwo twemera abantu batuvugira ibyo tutavuze. Niba mushaka kugira icyo mutunengaho mudutumire dukore deba, niba mutabishoboye natwe tuzatwivugira. Ndumva nta kibazo namwe mutari wifate nabi, kandi niba muri abantu mwihagazeho ubwo namwe nta kibazo rwose, turi ready. Nicyo politike bivuga. Politike ni deba, muze tujye muri deba, cyangwa se nimutuvugaho ibintu mukaba mutashobora kujya muri deba, natwe tuzayatwivugira. Aho hantu rero ndavuga ku bijyanye nasaba ko kugira ngo bibasire abantu kuri plan de société, ariyo ngingo ngiye gusozerezaho. Bagombye ahubwo gutangira basobanura plan de société zabo, kugira ngo mbabwire batubwire ikiri muri plan de société zabo, kumara amasaha 5 bibasira abandi kandi mu buryo buri marionette. Plan de société ubundi ni ikintu kiba kije gukemura bimwe mu bibazo société bifite nyine. Plan de société ishobora kuba ubwoko bubiri. Plan de société ashobora kuba ari bombo uri kwihera abaturage kugira ngo bazagutore,
ariko wenda nta kibazo na kimwe iri gukemura kigaragara kiraje abantu amajoro, cyangwa se plan de société nyine ikabije gusubiza ikibazo gikomeye cyane muri kiri muri société, abantu bakumva ko bagahagarara bakabyiga. Ngiye mbona rero iyo plan de société yanyu ari bombo muri gutanga, atari ibintu byo gukemura ikibazo. Iyo mutangiye kwibasira abandi kuri plan de société zabo, ari mudusobanurira izanyu ku bijyanye n'ubutabera, ni ibintu biri delika cyane mu Rwanda. Mwagombye kutubwira ubutabera bwanyu, ubwo butabera bwanyu mushaka gutanga ku banyarwanda ni iki, kuko naburya na munisi nabo n'ubutabera. Sinshaka kuvuga iby'abandi, twe turashaka ubutabera, ariko hari uburyo dushaka mu butabera. Buriya nzakora na video kubisobanura. Ubutabera bwubaka mu rwego rwo gusubiza ikibazo runaka. Mwebwe ubwo ese tubibarize kubera ko mudashaka deba, reka mbahaze ikibazo kandi niteguye ko muzagisubiza. Ubwo butabera bwanyu buzabuje gusubiza ikihe kibazo? Niba mutangiye kwibasira abanyarwanda, buzabuje gusubira ikihe kibazo cy'abanyarwanda? Ni ubutabera buze gusubiza akababaro k'abanyarwanda gusa, nk'uko FPR yabigenje, igafata abahutu ikarimagura, ikabeshya abatucikacumu ko irimo gusubiza ikibazo cy'ababiciye, ariko nyamara irimo kwikiza abo ukeka ko bahangana nabo. Igafata abahutu kuva ku myaka 14 bose igashyira muri prison, ngo ni abajenosideri, abahunze bose ngo ni abajenosideri. Ubwo abacikacumu kagira ngo ibyo bakumva wenda baruhutse ko bahorewe, ariko mu by'ukuri barangira guhumbahumba abo ngabo, cyangwa abo bashyikira barangiza guhumbahumba abo bashyikira, nabo bacikacumu batangira kuvuga ibitagenda nabo bakabasatira. Iyo rero ubwo kandi bavuga ko ngo batanze ubutabera, abantu barafunzwe, miliyoni 2 z'abantu zarafunzwe, kandi nyinshi zizira kuba wenda FPR izibonamo menace. Aho navuga nk'abana b'abahungu babonamo menace nk'ingufu, nkavuga aho wibasiraga abanyabwenge kuba ko abavuga rikijyana kuba ko babonagamo menace nk'abantu batazemera politike yabo yo gucecekesha abantu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero kandi bavuga ko batanze imanza zaraciye gacaca, zarabaye ko zabaye, murabizi. Imanza zarusha zarabaye ko zabaye, twese turabizi. Iyo justice batanze yatugejeje ku kimu by'ukuri. Nifo rero kugira ngo mudusobanure namwe justice mutaka gutanga kizasobanura nk'uko mugombye guhana abantu abavuga amnesty, ko na amnesty nayo ni forme ya justice. Kandi bibutse ko abahabwa amnesty nuko mu by'ukuri baba baranije guhamwa n'icyaha, nuko baba banyuze mu butabera bakaburana bagahamwa n'icyaha, hanyuma bakabarabarirwa. Ntabwo amnesty habwa abantu batagiye mu butabera cyangwa se batahamwe n'icyaha. Aho rero naho mugiye mbere yo kujya gusakuza cyane, mujye mubanza mu busobanukirwe, umenye ko kubera inyungu z'igihugu hari igihe biba ngombwa na kwezi wa munisi zatangwa. Ibyo ntabwo ndi kubisobanurira abagomba kubyisobanurira, nuko iyo ni imwe mu ngingo ni imwe muri ngingo yo butabera twebwe nk'abatarifana dushaka gutanga ubutabera bwubaka. Ubutabera bwubaka kubera ko iyo ni plan de société, mu buryo bwo gusubiza ikibazo cyugarije abanyarwanda, aricyo kibazo gikunze kutagangaza, ikibazo gishingiye ku moko cyangwa ikibazo gishingiye ku bwicanyi bwakozwe hagati y'abanyarwanda. Abanyarwanda bo hagati ku giti cyabo baricanye kubera ibibazo runaka, kubera ibibazo bizwi by'amateka, bakicana. Ariko niba dushaka ibyo bintu birangira bitamara nk'ibintu byo muri Palestina no muri Israel bimaze imyaka 75, aho abantu barwana intambara batatangiye, batanazi nuko yatangiye, ndi kuvuga 75, no kuvuga ko abayitangiye barapfuye, barabyara, nabo babyaye barapfa, hasigara none abuzukuru babo nibo bari kurwana iyo ntambara itararangira. Inzika yayikubye 5, ibintu byaragize. Niba tutashaka rero kubara nkabo ngo duhore turwana uko imyaka ishize, ari nako ibintu biburi garuriro, niyo mpamvu abantu bagomba gutekereza solution yo kugira ngo ibintu birangire, hanyuma bagiye n'uburyo basa n'imitima y'abababaye, hanyuze mu biganiro no kupropoza ibikorwa bimwe na bimwe byo gusana imitima, hakurikijwe cyane n'icyo abo bantu bakeneye cyangwa bumva. Ariko buri wese muri twe agatanga umusanzu wo kugira ngo ibyo bintu bihagarare, bitazongera.
bikatekerezwaho muri sosiyete yose y'abanyarwanda ko turimo gushaka inyungu rusange. Ni ukuvuga ngo nabo bireba nabo bagomba kugiramo inyungu, nabo ni donadona, nabo bireba bagomba kugiramo inyungu, bagize icyo batanga kugira ngo bagire icyo bunguka, natwe tugize icyo dutanga kugira ngo tugire icyo bunguka, harafe twese hamwe tungukire rimwe, aho kugira ngo twese hamwe duhombe byose. Aho niyo mibare, politike ni imibare, ugomba gukora imibare ukareba iyo bintu bigana, naho kwihombora ngo ugiye gukora ibi ngibi kandi ugasanga nta kintu umaze, ugasanga ahubwo yanzika ivuye mu ruhande rumwe igiye mu yindi, hanyuma abandi bamaze imyaka 50 nabo barwana bashaka kugira ngo bakore ibindi. Kuko ahangaha turavuga generation zizakurikiraho, ntago tuvuga ibyacu nk'abantu bagize ibyago muri ibyo, kuko akenshi na kenshi hari uburyo udashobora hari ahantu ushobora hari ahantu ushobora gusana, ariko hari nivu ushobora gusanaho ariko hari nivu idashoboka. Abacu bagiye ntago bazagaruka. Ni ibintu byinshi bitandukanye abantu bagomba kureba, tugashyira ku ruhande ibintu by'amarangamutima, ahubwo tukavuga tuti dusubize kino kibazo, dusubize generation yacu, ese dushobora gusubiza ikibazo bikarangira abantu bakajya imbere. Aho ngaho rero niho nagira ngo mvuge nti abanyarwanda, projet de société ni projet igomba gusubiza ibibazo biriho, apana bombo. Ntago dukeneye bombo bungubu mu banyarwanda. Murabizi FPR yatanze amabombo menshi, yarayatanze, ariko ikibazo kiracyahari, ntago kigiye gikemuka. Twebwe rero nka generation, twebwe nk'abatarifana, twiyemeje ko icyo kibazo tugomba kugihagurukira tukagihagarika, hato tutamera nk'aba-Palestiniens n'aba-Israeliens, abana bacu nabo bakazireturuva bahanganye, barwana, bavunagurana, bakunyurana. Murakoze rero, yarayo ngayo uyu munsi, ubwo tuzakomeza mu minsi iri imbere. Muhaguruke, mufashe tukomezanye urugendo, tungurana ibitekerezo. Mbabwiye ko muri iyi minsi twabasezeranyije ko tugiye kuhaba cyane. Mukande subscribe, muhererekanye ibyo biganiro, muze tuganire. Ahariho hose turahari, tuzayitabira ibiganiro. Nabo ngabo narashije deba, niba muri abagore koko abagore bumva bafite ibitekerezo bihamye bihagazeho, muduhamagare dukore deba, aho kugira ngo mugume muri ayo mazimwe yanyu, musobanura ibyo mutahagazeho kubera inyungu runaka zitasubiza ibibazo nyamukuru by'abanyarwanda. Murakoze, ibihe byiza. Turi abana b'u Rwanda, twese tugerageze gukemura ibibazo byacu tureba ejo hazaza habacu. Murakoze.